Ese ashimwe bene data muri Kristo Yesu, ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu, bifurije amahoro y'Imana no kugubwa neza muri Kristo Yesu. Kubera ko muri ubu buryo dusigaye dukoresha bwo kuganira ijambo ry'Imana, nagira ngo dufatikanye tuganire ijambo ry'Imana muri uyu mwanya mwiza. Mbere y'uko turiganira nagira ngo dufatikanye dusengane Imana. Nitwa Pastor Dienne, ngiye ugiye kubagezaho ijambo ry'Imana uyu munsi, kandi ndifuza ko tubana kandi ijambo ry'Imana rikatugirira umumaro kuko niyo ntego yaryo. Reka dusenge Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye uyu munsi mwiza w'umugisha, turagushimiye ko wagutwongereye ngo tuwishimiremo. Mana, ngiye kuganira n'ubwoko bwawe ijambo ryawe, ndagusabye Data wera wo mu ijuru, ijambo ryawe Mwami Imana ikomeye, ni wowe ugira imbaraga yo gutuma turyumva. Ndagusabye ngo abe ari wowe usura imitima y'abera bumva ijambo ryawe, kandi ubashe kuribasobanurira kuruta uko narivuga. Kandi Mwami Imana ikomeye, imbaraga zawe ziba mu ijambo ryawe zikomeze gusaga imitima y'abera n'abari buryumve. Ureke buri muntu wese wumva ijambo ryawe Data akomezwe naryo, ahindurwe naryo, yubakwe naryo, akizwe naryo, kuko rya rimanukira byinshi. Rero wowe uzi icyo waritumye uyu munsi, aba aricyo rikora mu mitima y'abari buryumve, mu mitima y'abatuye isi, mu mitima y'abera, mu mitima y'abantu bose bari bubashe kuryumva, ribagirire umumaro. Urakoze Data wera wo mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu, amen, amen. Reka tuganire ijambo ry'Imana. Ijambo riri mu Migani ibice 4, turasoma ku murongo waho wa 23. Imigani ibice 4, dusome ku murongo waho wa 23. Haravuga ngo, rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Dusubiremo, rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Reka twongere dufatikanye dusome irindi jambo riri muri Matayo 16, turasoma ku murongo waho wa 18. Matayo ibice 15 ku murongo waho wa 18. Matayo ibice 15 ku murongo waho wa 18. Reka dusome. Haravuga ngo, ariko ibiva mu kanwa biba bivuye mu mutima, nibyo bihumanya umuntu. 19. Ariko umutima w'umuntu ariho haturuka ibitekerezo bibi, ibyo kwica, kwiba, ubusambanyi, ibibi byose, kubeshyera abandi, gutukana, ibyo nibyo bihumanya umuntu. Ijambo ryatubwiye ngo, ariko ibiva mu kanwa biba bivuye mu mutima. Amen. Nagira ngo tuganire ijambo rivuga ngo, rinda umutima wawe kuko ari wo uzabona Imana. Rinda umutima wawe cyane kuko ari wo uzabona Imana. Amen. Iryo jambo ngira ngo tuganire uyu munsi. Twasomye ijambo riri mu Migani ryatubwiye ngo turinde umutima wacu ngo kuruta ibintu byose bibaho birindwa. Haleluya. Nagira ngo tuganire ku mutima
Bibiliya ivuga ugomba kurindwa, ugomba kwitabwaho, ni umutima utandukanye n'uyu mutima utera kohereza amaraso mu muntu. Navuga ngo uyu mutsi utera hahandi ugira gutyo wafata ku mutima wawe ukumva haratera, ni naho bajya barebera yewe umuntu ko ari muzima, ko agihumeka, bareba ko wa mutsi ukirimo wohereza amaraso. Uwo ni umutima abantu bose bazi, ni wa wundi ujya urwara twawujyana kwa muganga ngo umutima urandya, umutima urasimbuka. Ariko Bibiliya umutima yavuze ngo tuwurinde utandukanye n'uwo. Mu mutima w'umuntu, umutima Imana ibona ugabanyije mu bice bine, reka bari byo mbanza kuvuga. Umutima w'umuntu ubamo ibice bine, ubamo ibyumba navuga ngo 4. Bya byumba biba mu mutima w'umuntu, ibyo nibyo bijya bikontororwa, ibyo nibyo Imana ijya ishaka ko umuntu wese yitaho. Umutima ubamo icyumba kimwe cyo nyirawo, nyir'ukuwutunga, nyir'ukuwugendana yiyiziho. Icyo cyumba habamo ibintu bizwi na nyirawo, bizwi n'uwubitse, bizwi n'urimo. Ibiba muri icyo cyumba bizwi na nyirawo. Icyo cyumba nta wundi muntu ugira urufunguzo rwacyo. Ibintu yiyiziho abantu batamuziho, abana be batamuziho, inshuti ze zitamuziho, umuryango we utamuziho, azi neza muri uwo mutima we, muri icyo cyumba atasangije umuntu, kandi we abizi neza ko ibyo bintu abifite akabibikamo. Ikindi cyumba cya kabiri ni icyumba kibamo ibintu wowe nyirawo uzi, nyiri icyo cyumba uzi, ndetse n'abantu hanze bakuziho. Niba ari ingeso nziza, niba ari ingeso mbi, niba ari uburwanyi, niba wowe urabizi ko ibyo bintu bigira. Niba ari ugutongana, niba ari ukurakara, niba ari ukuvuga neza, niba ari ubugwaneza, niba ari ubuntu bwinshi, urabizi neza ko bigira, ariko n'abantu hanze barabizi. Icyumba cya gatatu ni icyumba kibamo ibintu umuntu atiyiziho, ariko hanze bakaba babizi. Urugero, usanga umuntu afite amadefo ariko watayazi, atajya yamenya, ariko twebwe hanze twayareba tukayamenya, tukayamumenyaho. Ndetse rimwe na rimwe twagerageza no kuyamubwira agatongana, cyangwa natwumve, cyangwa akatugira abanzi, kubera ko twe turabizi ariko we ntabizi. Haleluya. Rimwe na rimwe ibyo bintu we atiyiziho ariko twebwe tumuzi, rimwe na rimwe bibangamira abo hanze, bikabangamira abamusarawundinze, ababana nawe, abakorana nawe, abagendana nawe, bikababangamira ariko we ntabimenye. Ndetse rimwe na rimwe babura uko babimubwira bigahinduka intambara, bigahinduka urwango. Kubera iki? Ntabwo abyiyiziho ariko twebwe tubimuziho. Icyumba cya kane ni icyumba kibamo ibintu wowe utiyiziho n'abantu batakuziho ariko bizwi n'Imana. Haleluya. Narimo mvuga kuri icyo cyumba kibamo ibintu wowe utiyiziho ariko abantu bazi. Nizambaraga ugira, abantu bakubwira uri umunyembaraga, bavuga uti zihese, abantu bo barazizi. Haleluya. Ni intege nke ugira, umuntu yabikubwira ukabihindura intambara. Ariko haba icyumba cya kane kitazwi nawe, kitazwi n'abantu, kitazwi n'inshuti zawe, nawe utakizi wowe nyiracyo, ariko kizwi n'Imana. Haleluya. Iyo ikabimenya, ikamenya ko hari ibintu ushoboye wowe ntubizi ko ubishoboye. Ikijya kigenda cyakumenyesha ko ubishoboye ni igihe wabikoze bigatungana, ariko kubera ko wowe utabizi nta nubwo ujya ubimenya ko byatunganye, ariko Imana yo irabimenya. Ni hahandi rero tujya tuvuga ibintu twavuga ngo bizwi n'Imana. Imana niyo ibizi. Icyo cyumba kizwi n'Imana ni nacyo cyumba kijya gituma Imana igirana ubusabane n'umuntu ikaza kumusura. Haleluya. Niyo mpamvu navuze ngo umutima Bibiliya itubwira kurinda ntabwo ari uyu rero utera w'inyama n'amaraso. Ni umutima ufite ibyo ubamo ibyo byose, ibyo byumba byose. Wa wundi Dawidi yigeze abwira, akawubwira ngo mwabimbamo mwese, biba muri ibyo byumba byose. Rero ibyo yabwiraga ibyo byumba byose, yakomandingaga ibyo byumba byose ngo byumve bikore icyo arimo bisaba gukora. Haleluya.
icyo Bibiliya yashakiye kuvuga, yagira ngo uyu munsi tuganirire ijambo, ni ukugira ngo jye nawe uyu munsi dusobanukirwe umutima nk'ihuriro ry'ibi bintu byose ndi buvuge, wenda n'ibindi nawe uzi. Ikindi cya kane ngira ngo mvuge hirya y'ibyo, ni ihuriro. Umutima Bibiliya irimo uvuga ni ihuriro ry'imitekerereze y'umuntu, ni ihuriro ry'ibyo umuntu yumva. Niyo mpamvu usanga warumvise ibintu muri 2004 n'uyu munsi ukaba ukibyibuka. Umutima turimo tuvuga ni ihuriro ry'ibyo umuntu avuga n'ibyo umuntu akora, kubera ko ntabwo umuntu aba ari aho ngo ahubuke gusa akore. Urabanza ugatekereza ibintu, warenze ugahaguruka, ukambara, ugashyiramo inkweto, ugafata urugendo, ukajya gukora ibyo watekereje. Haleluya. Iyo uwo mutima, uwo nguwo Bibiliya ivuga, iyo utunganiye Imana, uwo muntu agira ubusabane n'Imana. Icyo nicyo cya mbere. Haleluya. Niyo ndavuga ku ijambo rivuga ngo kurinda umutima kuruta ibintu byose birindwa. Icya mbere rero cyo kurinda, cyo kwitabwaho, ni imitekerereze iba muri uwo mutima, kubera ko Bibiliya yatubwiye ngo ibiva mu kanwa k'umuntu, ibyo umuntu avugisha akanwa, ngo biba biturutse mu mutima. Haleluya. Ibyo umuntu ajya gukora, atera intambwe akajya gukora, byiza cyangwa bibi, bituruka mu mutima. Ibyiza byose bituruka mu mutima. Niyo mpamvu Bibiliya yatubwiye ngo ibihumanya si ibyo turya. Nimukomeza aho hepfo muri Matayo 15, aho ngaho nasomye kuri 18 ugakomeza kuri 20, hari ijambo rivuga ngo ibihumanya si ibyo twakoresheje, si ibyo turya dukoresheje intoki zitakarabye. Oya, ibyo ntabwo biduhumanya. Ariko ngo ibihumanya n'ibyo tubwira abantu, n'ibyo dutekereza tukabwira abandi, n'ibyo dutekereza tugakorera Imana, tugakora Imana mu ijuru irimo kutureba ikavuga ngo uriya ko nari naramusigiye amavuta yo kuvuga ubutumwa bwiza, none arimo aravuga ibiki? Uriya nari naramusigiye kuvuga amagambo y'ubugwaneza, none arimo aravuga ibicanege. Uriya nari naramutunganyije rwose ngo ajye yera imbuto, akura abantu mu mwijima abazane mu mucyo, none arimo arabagusha. Uwo ni wo mutima Bibiliya irimo itubwira tugomba kurinda. Haleluya. Bene uwo mutima ugira imitekerereze myiza, utekereza nk'uko Imana ishaka. Bibiliya ivuga neza ngo uwo mutima unezeza Imana. Haleluya. Bene uwo mutima niwe ugena imitekerereze y'umuntu, aho azaba mu isi, n'ibyo azabamo, n'uko azabaho. Urimo uratekereza ute inshuti y'umusaraba? Urimo uribwira iki muri iki gihe? Umutima Bibiliya ivuga ni uw'agaciro imbere y'Imana. Niwe utuma umuntu Imana ibona yamukoresha, niwe utuma umuntu Imana imukunda ikamurutisha abandi, niwe utuma umuntu Imana imwitaho, niwe utuma umuntu Imana yirahira ikavuga ngo nzatanga ingabo nyinshi zipfe kubwuriya. Umutima w'umuntu unezeza Imana. Umutima w'umuntu utekereza neza, umutima w'umuntu ukora neza, umutima w'umuntu uvuga amagambo meza adahumanya abandi, umutima w'umuntu ukora ibyo Imana ishaka. Uwo ni wo Bibiliya idusaba ngo tuwurinde. Haleluya. Uwo ni wo watumye Samweli ahaguruka akajya gushaka umwami, kwimika umwami nk'uko Imana yari yabivuze. We yagerayo akareba nk'abantu, yagera muri bene Yesaya akareba nk'umuntu, akareba abahungu b'ibihagararo, akareba ba Aminadabu, akareba abahungu bameze neza, akareba ba Shama. Ariko Imana yabitegereza ikavuga ngo abo Yesaya, abo ngabo bene Yesaya, abo Samweli wowe urimo urareba, abo ngabo sinabashimye na gato, abo ngabo nabagaye. Haleluya. Imana ireba umutima w'umuntu, ikorana n'umuntu ishingiye ku mutima. Umutima wawe utekereza ute ku Mana? Umutima w'umuntu uvuga ngo nubwo hari guma mu rugo, nubwo hatarimo guterana, nubwo ndakomeza gukora ibyo Imana ishaka, aho abashumba batandeba, aho abaririmbyi batambona, aho abapotere batandeba, jyewe ndakomeza gukiranukira Imana. Umutima w'umuntu uhora unezeza Imana, uhora ukora ibinezeza Imana. Uwo ni wo Bibiliya idusaba ngo tuwurinde.
wa muntu ukomeza gutekereza uko Imana ishaka, uvuga ngo ariko nyuma y'iyi guma mu rugo nzakora iki, ariko ningera mu nzu y'Imana nzakora iki, ariko muri iki gihe niki nakora kugira ngo izina ry'Imana rikomeze guhimbazwa mu midugudu aho ntuye, aho ngenda, nkomeze nimbona agahenge ngasura umuntu umwe, ndi bumubwire ijambo ry'Imana, ndi bumubwire ihumure, ndi bumubwire ibihumuriza umutima, ndi bumubwire ibyatuma akomeza gukomerera mu mwami. Umutima w'umuntu Imana ishaka ni bene uwo mutima. Haleluya. Imana yo mu ijuru ijya yitegereza umutima. Niyo mpamvu nimusoma muri Samweli wa mbere 16:7 muzasanga Imana yaratoranyije Dawidi ishingiye ku mutima. Haleluya. Ngo turinde umutima wacu kuruta ibintu byose birindwa. Nshuti y'umusaraba urimo uratekereza iki muri iki gihe? Nshuti y'Imana urimo uribwira iki muri ibi bihe bikakaye? Ese umutima wawe urimo kujya inyuma kure cyane y'Imana cyangwa urimo kurushaho gushaka ubusabane n'Imana? Umutima wawe komeze kuwurinda, nubwo ibihe bikakaye umutima wawe we kwemerera ibiwutsikamira, ukomeze gushaka Imana, ukomeze gusenga Imana, ukomeze kwitoza gusoma ijambo, ukomeze kwitoza kubwira abantu ibihumuriza, no mu rugo iwanyu wabibabwira, n'umuturanyi wawe wabimubwira, yewe wanabimwandikira, ukafata umwanya ukandika ijambo ry'Imana, ukavuga ngo nubwo hariho kuguma mu rugo, nubwo hatariho gusurana, ariko hari inshuti zanjye runaka nshobora gukomeza kubwira ijambo ry'Imana. Urinde umutima wawe kuruta ibintu byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Nshuti z'Imana, nshuti z'Imana, nagira ngo mbabwire ngo Imana ntabwo ireba nk'uko abantu bareba. Imana ireba umutima. Imana ireba umutima w'umuntu n'uburyo atekereza, n'uburyo agambirira, n'uburyo yibwira, n'uburyo avuga, n'ibyo agambirira gukora, n'imihigo afite imbere y'Imana. Uwo mutima niwo Bibiliya idusaba ngo tuwurinde. Reka mvuge ibintu bitatu bijya birwanira mu mutima w'umuntu ukunda Imana koko. Nshuti y'Imana, ukwiye guhitamo icyagufasha kurinda umutima wawe. Nagira ngo mvuge ibintu bitatu bijya birwanira mu mutima w'umuntu ukunda Imana koko. Hari ibintu turwana nabyo. Niyo mpamvu ntabwo Imana yajyaga kutubwira kurinda umutima gusa nuko yari ibizi. Ikintu cya mbere kijya kirwanira cyangwa kijya kirwanya umutima w'umuntu ukunda Imana koko, cya mbere ni umubiri. Haleluya. Umubiri ugira ibintu byinshi, ugira demande nyinshi, ugira ibyifuzo byinshi, ugira ibintu byinshi utegeka umuntu, ugira ibintu byinshi uyoboramo umuntu, kubera ko Bibiliya yaravuze ngo umutima ngo urusha ibintu byose gushuka, ngo kandi ugira indwara, ntujya wizera gukira, ntujya wemerera umuntu gukira. Ariko umuntu ukunda Imana koko agomba kuba maso akarwanya ibi bintu. Haleluya. Akarwana nabyo kugeza atsinze. Akarwana n'umubiri. Umubiri ugira ibintu byinshi. Umubiri ugira irari, umubiri wifuza ibintu bitandukanye umuntu n'Imana, umubiri ugira ubushukanyi, umubiri ukunda ibyo mu isi, ukunda amafaranga, ukunda ubusambanyi, ukunda icyubahiro, ukunda ibintu bituma umuntu atandukana n'Imana. Ariko nshuti y'Imana, niyo mpamvu Bibiliya yatubwiye ngo turinde umutima kuruta ibintu byose birindwa. Urinde ibyo byose urimo urashaka kugusunikiramo. Umutima nukuzanamo irari, urwane nawo, wibutse ko wubaha Imana, ubwire ko ukunda Imana, udashobora kuyibangikanya n'ubusambanyi, udashobora kubangikanya Imana n'ubwesikoro, udashobora kubangikanya Imana n'amafaranga, udashobora kubangikanya Imana n'icyubahiro, kubera ko icyubahiro ni icy'Imana gusa. Niyo mpamvu Imana izagirana n'abantu urubanza, abantu bikakaza cyane bagakunda ibyubahiro kuruta Imana, kuruta guhereza Imana icyubahiro. Haleluya. Turwane n'umubiri kubera ko ushaka kudutandukanya n'Imana, ushaka kudutandukanya n'ibyo Imana ishaka, ushaka kutuzanira ibizatugumisha hano mu isi bikazadutera kurimbuka. Ariko Bibiliya iradusaba kurinda imitima yacu kuruta ibintu byose birindwa, cyane cyane tukarinda imitekerereze iba mu mitima. Iyo mitekerereze ipfuye, ya yindi twasomye muri Matayo 15, uko dutekereza uko niko, ibyo nibyo turimo tugaburira umubiri, umutima. Tukagaburira umutima intekerezo mbi, iz'ubugambanyi, iz'ugushukana, iz'urwangano, tugaburira umutima wacu iby'ubugingo. Ikindi cya kabiri kijya gituma umuntu ahora arwana, umuntu ukunda Imana
agira ibintu ahora arwana nabyo. Navuze ngo ngiye kuvuga ibintu bitatu umuntu ukunda Imana by'ukuri agomba guhora akirana nabyo, agomba guhora arwanya buri munsi. Icya mbere ni umubiri, kandi umubiri ugira ibyo byose navuze, ugira izo demand, ugira ubusambanyi, ukunda icyubahiro, ukunda ibintu, ukunda amafaranga, ukunda ibitagira agaciro by'igihe gito. Ikindi kintu cya kabiri ni Satani, kubera ko na Bibiliya yarabitubwiye muri Yakobo, iratubwira ngo tumurwanye cyane kuko nawe azaduhunga. Satani ajya tuzanamo ibintu biduteranye n'Imana, birya byose twasomye, tukisanga twarakunze ibintu, tukisanga twaratwawe n'ubusambanyi, tukisanga twaratwawe n'ibintu byinshi, twaratwawe n'amagambo, twaratwawe n'inzangano. Niyo migambi ya Satani, niyo misiyo ya Satani. Agambirira buri gihe guhora azana ikintu kiguteranya n'Imana, kigutandukanya n'Imana completely, ukaba uwayo, ukaba uwa Satani, ugakorera ukavuga ngo ndimo ndakorera Imana, ariko nyamara kubera ko azi ko yadeviye imitekerereze yawe, yadeviye ibikorwa byawe, yagukuyeho gutanga icya 10, yagukuyeho gukunda Imana, yagukuyeho gutanga amaturo ashyitse mu nzu y'Imana, yagukuyeho kugira inzara n'inyota byo kujya gusenga, yagukuyeho kujya gusura abarwayi, yagukuyeho, yakweretse ibidashoboka gusa. Ahora ashakisha uburyo yatandukanya umuntu ukunda Imana n'imirimo myiza ya Gikristo. Haleluya. Ikindi kintu cya gatatu umuntu ukunda Imana by'ukuri ahora akirana nacyo n'umwuka w'Imana. Umwuka w'Imana ayobora umuntu mu by'ukuri, akamubwira ngo nta muntu wamenye Imana, nta muntu wamenye Imana ukora ibyo, nta muntu wamenye Imana utekereza atyo, nta muntu wamenye Imana uvuga bene ibyo, nta muntu wamenye Imana ugira ibyiyumviro bimeze bityo. Mwuka wera ahora atuyobora mu by'ukuri, ahora atuyobora gusoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rigereranywa n'umutima. Ijambo ry'Imana rishinzwe gutunganya umutima. Hanyuma umutima w'umuntu ugereranywa n'ubutaka bubibwamo. Haleluya. Niyo mpamvu Bibiliya igivuga imbuto zabibwa ahantu hatandukanye, izabibwe mu mahwa, izabibwe ku kara zigakandagirwa, ariko hari n'izabibwe mu butaka bwiza zera imbuto. Umutima w'umuntu ugereranywa n'ubutaka bubibwamo. Haleluya, haleluya. Imitekerereze igereranywa n'imbuto. Ni ibihe bitekerezo urimo kubiba mu mutima wawe? Umutima wawe urimo kuwugaburira iki? Navuze ngo umutima w'umuntu ugereranywa n'ubutaka bubibwamo. Iyo ubiba mu butaka bwiza ureza, ukeza ukagira umusaruro, ukeza ugashira inzara, ukeza ugasagurira amasoko, ukeza iyo ubutaka ari bwiza. Haleluya. Ariko iyo wabibye mu butaka bubi urarumbya, ugatangira gusaba, ugatangira gukena. Nshuti z'umusaraba, nagira ngo soze iri jambo nkubwira ngo Mukristo uri mu rugo, Mukristo uri muri guma mu rugo, Imana iragusaba umutima wawe kuwurinda, ukawugaburira neza, ukawuha gutekereza neza. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana niko ritubwira. Ijambo ry'Imana n'igihe Yesu Kristo yarimo gukora umurimo yahuye n'ibimuhinyuza byinshi. Ahura n'abafarisayo, ahura n'abanyamategeko, ahura n'abasadukayo, biha kumubaza ibibazo byinshi, bagera naho bamugerageza. Nusoma muri Matayo 22 ku murongo waho wa 34 niko havuga, ariko reka nsome ku murongo waho wa 36. Haravuga ngo baramwegera barimo bamugerageza, abasadukayo, abanyamategeko, abigisha b'amategeko baramugerageza bazi ko ari butsindwe, bazi ko ameze nkabo. Baramubaza kuri 36, Matayo 22 kuri 36. Baramubaza ngo mwigisha, itegeko rikomeye mu mategeko ni irihe? 37 cyo mukundira Kristo. Arabasubiza ngo, arabasubiza ati, ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, n'ubugingo bwawe bwose, n'ubwenge bwawe bwose. Arababwira ngo iryo ni ryo tegeko riruta ayandi yose. Dukundisha Imana, nshuti z'umusaraba, nshuti bakundwa, nshuti bene data, nshuti batuye mu isi, nshuti baremwe mu ishusho y'Imana. Dukundisha Imana n'umutima wacu wose, n'ubugingo bwacu bwose, kugira ngo tubashe kubaho
kugira ngo tubashe kurama, kugira ngo tubashe gutsinda Satani, kugira ngo tubashe gutsinda umubiri, kugira ngo tubashe kumvira umwuka w'Imana mu byo atuyobora, mu byo adutegeka, mu byo atubwira gukora. Nakongorera gusenga nshuti, byuka usenge. Nakongorera kujya kubwiriza ubutumwa bwiza ukaba udashoboye kugenda kubera guma mu rugo, shyira ijambo ry'Imana kuri telefoni yawe, ushaka amamega uryohereze. Nakubwira gufata ibyo ufite ubigaburire abakene, ubibahe, kubera ko wumviye umwuka w'Imana. Ngo turinde umutima wacu kuruta ibintu byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Nshuti z'umusaraba, mufite ibyiringiro byo kuzabona Imana. Nshuti z'umusaraba, muzi neza ko muri abana b'ubugingo. Murinde imitima yanyu kuruta ibintu byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Shalom, shalom. Mwakira ijambo ry'Imana. Ndagushimiye Data kubw'ijambo ryawe, ndagushimiye kubw'uyu munsi mwiza w'umugisha. Ijambo ryawe abera bagiye kumva, isi igiye kumva. Unyemerere Data wera mu ijuru, uduhe imbaraga zo kurwanya Satani nawe aduhunge, uduhe imbaraga zo gutsinda umubiri urimo kudutandukanya na Kristo, kugira ngo tuzabashe kubona Imana. Urakoze mucunguzi wacu, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen, amen.